yo baravuga ngo yo bubora uyu w'inyuma mubona bora namara kubora naya masabora akabora yo butabora azabona Imana. Hari yo butabora. Wowe urarira inkweto abandi bararira ikirenge. Tekereza urarira ko inkweto zatobotse. Byari impamvu wabonaga ndisereye no mu butayu bwanjye nahuraga n'umuntu utagira ikirenge, inkweto yanjye yaratobotse ariko harimo ikirenge kizima, nkumva nshubijwemo imbaraga. Tekereza kurira inkweto hari umuntu urira ikirenge. Imana twese turi abana. Hari umuntu uraza hanikamo uzanye na sobukwe na nyoko bukwe nabandi kavuga ngo we nyoko muzehe wanye ngawe ngo nyoko bukwe wawe ngo twese turaza ngo bana banje uri kumwe na so wanyu nabandi bose. Imana itagira umukwe no mukazana n'umwuzukuru. Kuki twese turi abana? Yaravuze ngo nzabaheka kuzageza imvi zibaye. Twese turi hehe? Umuntu uri mu mugongo bari iki? Genda urebe barawubara kubiro bararebera muri mashine hari. Bahamaze imyaka amataje yabashizeho. Agaciro ni Kristo mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Enyegeza Satana atawuzimya. Izo korasi murazizi? Izo ni zacu za kera turimo twenyegeza turi hano ku bicaniro turi mu makonseri hano mu mashyamba. Twaje kwiriba twaje kuvoma dudubiza Mana tumweho. Yo twaje kwiriba twaje kuvoma dudubiza Mana tumweho. Twavuze ngo haleluya Hallelujah. yo haleluya Hallelujah. ikura ingumba mu bugumba abana bagatamba mu mbuga. Mana bagatamba mu mbuga. Twavuze ngamina abantu barambwira ngo singira ijwi riririmba ariko Imana ishobora kuba iryanjye ryikunda kurusha yandi. Twavuze ngo haleluya Hallelujah. aya makorasi yaramfashaga yarandyoheraga numvaga batayasoza ngo bayavemo. Hari n'abantu bakijijwe ku bw'aya makorasi. Uzi ko hari igihe twabaga turi muri konseri igihe nakuriye muri ADPR nuba abavandimwe banjye n'abayobozi muri ADPR, umwe akuriye paruwasi ya Gatenga undi akuriye mutungo mu rwego rw'igihugu muri ADPR Rutagarama Theogene ni murumuna wanjye. ADPR yaratureze nubwo haje kugira ukundi bigenda bihinduka ariko twararezwe. Yego Nyagasani akomeza bakomereza abongerera imbaraga. Okay. Ubwo rero nari mbasogongeje kera kuntu tukiri ku gakungugu kudukeka ku ipendo ku ngoma. Ya impumyi zihumuka ingumba zibyara ibintu ariko gihe hari ikibazo naje njya nkora ubushakashatsi mu mutwe wanjye nkibaza ese ibintu biriho byahindutse. Ese aya makaro akoranye n'abazimu, aya masima akoranye n'abadayimoni, abantu bakiri mu mukungu kuko abazimu bashyaga ibintu bika Ejero ubushakashatsi bwanjye mu mutwe wanjye ntuze kugira ngo harahane nabikuye nkibaza n'ikihe kibazo abantu bagikundanye umuntu yagusuhuza ukamubonamo Imana. Ntago wumvaga umukobwa wo muri korari washatswe n'umuntu ucuruza suruduwiri. Ntago byabagaho ngo nzamuhindura ngo hari niwe musaraba wanjye. Wowe uhiye ku musaraba uri Yesu. Ntago byabagaho. Ibyo ni ibintu muba mutubeshya. Wenda ni njyewe musaraba we nzamuhindura. Uzagenda guhinduza igitaho. Nzamuhindura. Wowe uhindura abantu. Okay. Pentecote yongere imanukire mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Ziko umukobwa mu Pentecote yacaga ahantu abantu bakigirayo ku kabari barimo banywa amayoga ngo ni wa mukobwa bakamuhinzira nta wayatse ngo batamunukiriza inzoga bakacumura. Nabo bapagani nabo bakera bubahaga abantu b'Imana. Ntago kandi nabo babaga biyubashye bigatuma nabo babubaha. Ntago babasangagaho bisanga bakabona ko hari itandukaniro nabo. Ariko numva nshaka gukizwa kweri. Twagombye kugira itandukaniro n'abapagani bakabona kuduha agaciro bakabona ko hari icyo dutandukanyeho nabo. Ntitugashingura imbago zashinzwe n'abasogokuru. Yesu ashimwe cyane.
muti noneho uyu mugabo si ibintu atuzaniye, pasiteri yadutumiriye umuntu, noneho uyu muntu bitebye. Ariko buriya buri muganga afite ibyo aba yaraminujemo. Buriya urwaye umutwe ujya Indera, warwara amaso ukajya Kabgayi, biterwa. Nanjye nshobora kuba hari ubudogiteri nigiye, hari ndaguha ibyo nanjye nigiye mu izina rya Yesu. Nihaza ab'imitsi barakuvura imitsi, nihaza ab'amaso bakuvura amaso, nanjye ndakuvura aho Imana yampaye kukuvura. Niyo mpamvu Imana yashyizeho amashuri atandukanye n'ubumenyi butandukanye kugira ngo ikibazo ufite gihure n'uwakize. Abantu byumvise navuze ngo amena cyane. Kandi nagira ngo nkubwire uramutse ukiza umuntu w'imbere ugakira wowe w'imbere, n'uw'inyuma yabaho. Buriya aho kugira ngo urware mu mutwe umuntu w'imbere apfe, warwara inyuma imbere uri muzima. Umuntu urwaye mu mutwe akuramo imyenda, ariko umuntu urwaye inyuma ntakuramo imyenda. Nakire gukira mu mwuka mu izina rya Yesu. Buriya Yobu yarwaye inyuma, ariko Yobu w'imbere yari yuzuye umwuka wera. Buriya jewe si jewe uyu mureba, jewe uyuvuga mutareba niwe jewe. Niyo mpamvu mubona abantu benshi bangiritse, kandi wamureba ukabona ni bogari, ukabona ni inkumi nziza, ariko wamwegera ugasanga nta kintu afite. Kubera iki? Urareba umuntu w'inyuma, ariko umuntu w'imbere ntawe urimo. Buriya agaciro si ikigeragezo, ahubwo agaciro naho ikigeragezo gisanze umuntu. Nta muntu ubyumvise. Nshobora kuba iwanjye mfite ikibazo gipima toni, nkabana nacyo n'umugore wanjye n'abana, dutera haleluya abana bakiga, igipima irobo kigasenya urugo rwawe mukicana. Uhagaze hehe? Ikigeragezo kigusanga he? Uhagaze he? Ahantu uhagaze niko gaciro kurusha ikigeragezo ufite. Gaciro si buri ikigeragezo cyane ntabwo aricyo kiruta icy'abandi, ahubwo wowe urinde uhagaze he? Uri kumwicunga uhagaze ku gatirimuko n'ikigusura ahita ubirinduka hari. Uhagaze hehe wowe? Ibyo bintu muzaga. Tuvuge ngo haleluya. Yobu baravuga ngo Yobu bora, uyu w'inyuma mubona bora, namara kubora n'aya maso abora akabora. Yobu utabora azabona Imana. Hari Yobu utabora. Yego. Mujya murota umuntu yagiye mu isoko, mu kazi, mu ishuri, atwaye uriya wagiye rero mu kazi atagarutse, uwasigaye mu buriri mu gitondo twamujugunye. Nagira ngo umenye wowe wo kujya wiyita wowe wagiye mu isoko, mu kazi, wagiye Nairobi, wagiye muri Amerika, kandi uwo muryamanya bazi kuraha. Icyo areba ni igitaka, wowe wagiye. Uriya wagiye atagarutse, iki mu gitondo bakijugunye. Uko wita kuri uyu wita wowe uzabora. Hereza agaciro uriya muntu ukomeye kurusha uyu nguyu. Umuhereza ibyo agomba kurya no kunywa, umuvomerera azabona Imana. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Murakoze cyane. Nitwa Samuel Rusatira. Ndi umugabo mfite abana, mama w'abana yarapfuye ashize imyaka 5 irenga. Ariko Imana iraza kunshumbusha undi muri iyi minsi mu izina rya Yesu. Abana bariga hano, abandi bari Nairobi. Nairobi niho nkorera umurimo w'Imana, aho bita Murorongo, stage ya chini, itorero baryita King Jesus. Turenda gufungura ishami hano Gikondo, Merezi ya 2. Ndumva ari ibyo, ibindi ndumva atari ngombwa. Wakenera ibirenze kuri ibyo yaza kubimbaza nyuma. Okay. Imana iduhire kurusha mbere. Umuntu wararitse abantu benshi kurusha abandi, ni tangazo natanze ubushize, ubwo arahembwa sodaye fanta. Narabivuze, sinabivuze? Ninde wararitse abantu 3 kugira ngo tubigendanemo nazataza kujya uvuga ngo uriya mupasiteri yaratubeshya aranabiye? Wararitse 2 3 barari wowe. Aba bose bo ni wowe wabararitse ibyo byose, wowe ntabwo urimo. Mama wararitse 2 bari hehe?
n'abana bawe n'abaturanyi basanzwe basengera ahandi baje kwakira umwami Yesu humura soda fanta yawe urayinywa humura wishyiramo ibisobanuro ikonje cyangwa ishyushyu urahitamo iyo ushaka uko ni ukuri bashyitsi bahire turabakiriye kandi tubahaye karibu karibu muri iyi hoteli ya Kirisito mushira inyota ntimugire ikibazo rwose ariko badiyakoni mujye muhakeya babakiriya nk'abariya bo mubiteho kurusha abandi abakiriya bashyashya mujye mubiteho kurusha abasanzwe murakoze cyane reka tuganire ku ijambo ry'Imana rero tudatinze kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete ubushize navuzeho gato mvuga ngo amazi naho yarenga inkombe ntiyarenga ijambo Imana yagize gute Sara yamera imvi ariko Isaka ntiyamera imvi azavuka ameze nk'abana nk'abandi Imana yakubwira ikintu imyaka ikagushiriraho kikazaza gisa nk'uko Imana yakivuze ititaye ku myaka kimaze banumva Imana hari umubyeyi umwe tubiziranyeho hano yadusezeranije niyo kwizerwa naho watutuba Imana ibwira Aburahamu ngo ireba Sara arashaje dore yameze imvi wikwireba nawe ngo urebe ukusuko rara murebe Imana ishobora byose yahindura Sara inkumi kura amaso kuri ibyo bintu ubona ko bidashoboka uhanga Imana amaso ishobora byose Imana ibwira Aburahamu ngo rarama byari bisobanuye iki yarebaga Sara utakijya mu by'abakobwa ntibyashobokaga mu mibare ya kimuntu Aburahamu ntago ari we wateye inda Sara watera inda Sara umuntu utajya mu by'abakobwa se ntago bibaho ahubwo ijambo Imana yaremye yavuze ryaremye umwana mu nda ya Sara ijambo ry'Imana rirarema Imana ivuga ijambo icyo yavuze kikaba cyarangije kubaho nubwo utakibonesha amaso ninde ubyize yavuge ngo haleluya tuvuge ngo haleluya Imana ntago ireba nk'abantu Imana ijya yefasa hanagura ibintu shize nakavuzeho hano ko Imana yefasa ukuntu ubundi mwarimu kera twe twigiye munsi y'ibiti bamanika ibibaho hari yabijojoberwa n'amazi washyiraho itushi urubaho rugashishuka none abana bacu barigira mu mataje amatara yaka ariko naho twarize twaragerageje mushumba twarageregeje mwarimu yatungukaga nk'ari agahita avuga ngo efase rotaburo muhanagure ikibaho bishatse kuvuga iki agaciro ka mwarimu ni ugutesha agaciro isomo ry'undi mwarimu agaciro ka mwarimu ni ugutesha agaciro isomo ry'undi mwarimu twavuze ngo amena cyane efase hanagura hari ariko mwarimu Kristo ahabwa icyubahiro haleluya yaraje arefasa ibintu byose abantu bari baranditse aravuga ngo umugore wasambanye aterwa amabuye akicwa amategeko ya Mose aravuga ngo yicwe dore twamuzanye arababwira ngo utarabikora ahita yefasa hari ibintu abantu bari baranditse Yesu ariko ababyeyi mwavuze ngo haleluya none uriya mubyeyi yari yisambanyije uwamusambanyije yarari yaciye akavuyo ariko uriya ni umwami w'abami izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu hari ibintu ajya yefasa twinjira mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi okay Yesu ndamwemera cyane za sariyuti za hano ku bantu bacu hanze muri iki hanze hose ku isi ari abazitera mu gahanga ari abazitera kundi bitewe n'igihugu n'abari ariko sariyuti zose aho yayitera hose afande uri hano urakaze ariko nawe uzamanuka ujye hariya hasi afande urakomeye uyu munsi ariko ejo nawe uzataha byanze bikunze ariko afandi w'abafandi bose umwami w'abamu umugaba w'ingabo w'ikirenge kuki tumuha icyubahiro n'amaboko abiri nta sariyuti kwisi baho umuntu n'amaboko abiri uretse umwami wavuyeyo utazasubirayo
vuga ngo abafandi baratandukanye. Aya nta mwafandi ku isi bahicyubahiro n'amaboko abiri zaperereza isi yose. Kereka umugaba w'ingabo w'ikirenga wavuyeyo utazasubirayo. Imva z'abami bose zirafunze. Kereka umwami w'abami wenyine niwe imva irangaye. Nta wundi ukomeye hakomeye Kristo wenyine. Mwavuze ngo amina. Agaciro si ikigeragezo, ahubwo agaciro naho ikigeragezo kigusanze. Nigeze mbabwira ejo bundi akantu kavuga ngo burya njye mfite n'inzu hiryo narabibabwiyeho mu mashyamba hiryo za Karangazi rwa Biharambe inyumiyo. Kadasitera niyo yaba yubakishije iki? Ushaka umuntu yibamo akakubwira ngo uzajya umpemba cyangwa umbwire inzugi zawe bazasibe nyireke. Baba we inzi site. Ariko Yesu ni umwami. Ariko shamburete y'Ikigali baba bayirwanira buri kanya. Agaciro sinzu agaciro naho inzi hagaze. Agaciro si wowe n'ukureshya na bene wanyu. Agaciro hagaze hehe? Ariko abari muri Kristo Yesu nta teka bazakirwa. Agaciro kacu ni Kristo. Ikindi uhagaze ku kisi. Niyo yaba ari amadolari, niyo yaba ari amayero, niyo yaba ari amapawundi, niyo yaba ari ibiki. Mwavuze ngo amen. Oya nudodoka ujye uhaguruka ubivuge neza. Ujye mudodoka rwose nta shitani irahanga. Twavuze ngo amina cyane. Tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ni ibiki se ni ibiki? Ni ibiki ni ibiki kweli? Ugasanga abantu amaso arahiye, abantu barakanuye, abantu barapa. Mubwiriza Salomo aravuga ngo nta uzatunga nkanjye mubabayeho n'abazabaho, ariko byose nasanze ari ubusa. Ahubwo gutunga Kristo nibwo butunze butagira akagero. Pawulo amaze kumushyikira aravuga ngo ibyarinda muyanya mbibonye nk'amase kuko uyu niwe gaciro wenyine. Hari igihe utunga ibintu uzi ko ari ubutunzi ukazabibona nk'amase kuko ubonye nyiri ubutunzi akagutungisha ubutunzi burenze akagero. Twanyoye warage, tunywa byeri, tunywa ibintu byose biranga. Aba bantu bo hanze bafite politiki iteye ubwoba cyane yo kugira ngo bahamane abakiriya. Baratubwiraga ngo inzoga zivurwa n'izindi. Noneho izonye uyu munsi batizizavurwa n'izejo kugira ngo nejo uzinduki ugaruka. Noneho uzanywa ejo zizavurwa n'izo uzanywa ryari ejo bundi nabwo ugaruke. Uhoraho mpaka uzarinda upfa. Ejo izejo. Abantu bahanze bafite diplomasi yo mu rwego rwo hejuru. Utazahavura indi uhapfira bakubwira ko nutagaruka zizakwica ahubwo zizavurwa nizo. Udashishoje sizano babyigira nabahanga mu rwego rwo hejuru. Muzumve nibi bintu by'aya makampani ayacuruza n'itumanaho n'aya mabyeri barandika ku byapa ngo Primus inzoga y'abagabo. Ubu ko tutanywa Primus ntituri abagabo. Ngo jyana n'injyana, injyana yakujyana he? Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo tujyana hasi. Jyana n'injyana ntimujya mubibona hariya kunoza. Mujya mwigira hano hanze murebe ibintu hariya bibigisha. Ngwirekure paka urirekurira hehe? Urirekurira hehe? Mu mafaranga yawe ubahaye ngo urirekurira he? Mureke twirekurire muri Kristo mu izina rya Yesu. Twavuze ngo haleluya. Haleluya. Muri iyi si wakwirekurira hehe? Ko akwirekura ugapfa. Nutifata ahubwo urapfa. Ni wirekura doraho magana. Nyamara mwebwe dore hano hanze niho nigiragiye kurusha hano mu makanisa nayo. Hano hanze ubushize nagiye kwirimbi kwiga aricyo kinjyanye. Nje no mu gaturika njyayo ngiye kwiga. Kwirimbi nagiyeyo ndazunguruka. Ariko sinza kujya muri rwinshi. Okay. Kwirimbi nagiye nsanga ndazunguruka ndeba abagabo abagore abakobwa beza babikira aba general abapo ndazunguruka amafoto bari aho yose ndazunguruka. Hari ibyo nari nagiye kwigira nsanga abana bicaye ahantu yimva bamaze kuyikora isuku ndabaganiriza
nanjye nsa nkubabara iyo ushaka kuganiriza umuntu bitewe na situation arimo ushaka uburyo wishushanya nawe kugira ngo akwakire. Ushobora kugenda useka umuntu ari mu kaga ntanagira icyo ukeneye ntukigereho. Nanjye narababaye ndababaza se ko muri hano twaje gukora isuku none se uyu mwapfanaga iki? Umwana arambwira yari papa, undi arambwira ati yari umukozi, nari umukozi, uyu yari bosi. Okay, umwana ndamubwira ariko papa nubwo yatashye ariko hari undi papa waremye na papa wawe azakubera papa kandi azakugirira neza. Nawe rero nubwo yaguhembaga neza rwose uhumure rwose n'ubundi na mama mwasigaranye ntago azakubera umwana mubi. None se sha wowe ko wicaye hejuru ya papa nawe ukaba wicaye hejuru ya shobuja kandi yaraguhembaga neza. Ndakubwiye ngo isi ijya yibirindura umukozi akicara hejuru ya shebuja. Ntazagira umuntu gukanga, ntazagira umuntu kubeshya. Iyi si ntago wantwara umwanya jewe uriwe wese ibirupima byose. Agaciro ni Kristo uzanzura nk'abahiteka ryose. Twavuze ngo haleluya, twavuze ngo haleluya. Esitera atuma kuri Morodekayi ngo wowe n'abaja bawe kuko Imana ibumva nkanjye mwese mwiyiriza ubusa. Yabo umuja na shebuja ku Mana twese. Umuja wubaha Imana kwa Namani yarushije nyirabuja agaciro arangira shebuja aho Imana ikorera aragenda arakira. Umuja uzi Imana aruta nyirabuja utazi Imana. Agaciro ni Kristo. Haleluya, haleluya. Murakoze cyane. Nyagasana bahire kurusha mbere. Imana ibagirire neza kurusha ikindi gihe cyose yabagiriye neza. Imana ibaha ikiruta ikindi mu byo musaba. Imana izi cyakugirira umumaro kurusha icyo uri muyaka. Nta muntu Imana izabaza katarongowe. Nta n'uwizabaza katarongoye. Nta cyaha kirimo rwose. Bagira 40 bagira ibyo ntibigutwara umwanya ahubwo agaciro ni Kristo. Bika Kristo azashakira ibindi azabikora. Si sose iso yakugirira nabi. Kibazo ni iki? Sheri yanyanze sheri nyabakimbese. Imana iragukubitira abazimu kajya ukiriza. Wabwirwa n'iki katari we kigeragezo cyawe cyari kuzakuriza ukarinda upfa. Ariko niba uri umwana w'Imana kuki ubona ko iby'Imana yagukoreye byose atari byiza? Cyangwa ntago wizeye papa? Ikibazo gishobora kubutizeye Yesu utazi n'imbabaza gufitiye. Niba ushinja soko yakugiriye nabi ntago se umwizeye. Ariko Barakorera tuvuge ngo haleluya, tuvuge ngo haleluya. Imana irakurebera kure cyane aho utabasha kubona ikakigukiriza hano utarakigemo. Uzareba umwana yakamba kamba yegera nk'itara cyangwa se bushe yaka uyikuraho umwana atarayigeraho kugira ngo umwana adashya. Ariko abana b'Imana bavuze ngo haleluya we. Ab'Imana yakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri nibavuge ngo haleluya. Hari Imana ijye gukuriraho ibya mbere kugira ngo izagukomereze ibya kabiri bizagusajisha neza biguha amahoro. Ukajya ukiriza ukajya ukipfusha ubusa. Ariko Imana iraduhetse kandi ntizatwururukiriza mu muraba. Yego niyo mpamvu Imana itagira umukazana n'umukwe n'umwuzukuru. Imana twese turabana. Hari umuntu urazanika uzanye na sobukwe na nyoko bukwe nabandi kavuga ngo we nyoko muzehe wanye ngawe ngo nyoko bukwe wawe ngo twese turaza ngo bana banje. Uri kumwe na so wanyu nabandi bose. Imana itagira umukwe n'umukazana n'umwuzukuru. Kuki twese turabana? Yaravuze ngo nzabaheka kuzageza imvi zibaye. Twese turi hehe? Umuntu uri mu mugongo bari iki? Abana b'Imana tuvuge ngo amina cyane. Hano bashaka kuvuga Imana nkaho ntaravuga Imana. Twavuze ngo haleluya. Reka ncunga n'amasaha kugira tutaza kugira. Reka dusome ijambo ry'Imana nze tubihuze vuba vuba hanyuma ntago bizarangirira ikimironko biracyakomeza. Niyo naharara gatanu ntago byagira. Na Yesu yagiye mu ijuru bitarangiye. Azura Lazari bituro byari biraho. Ingumba zibyara hari izindi zasigayeho. Ikora uko ishaka mu gihe ishatse. 18-14 itangiriro. Umuntu hagera muhaye promosiyo adusomere
kugira ngo bigende neza. 18:14 itangiriro. Hari wahageze? Hasome. Nyagasana guhire kurusha mbere. Imana iguhire kurusha ikindi gihe yaguhiriye. Imana impamvu nkura gukoresha iryo jambo Imana iguhindura umugisha nuko ari abantu bahawe umugisha bakawupfusha ubusa, ariko icyo wahindutse cyo ntiwatakaza icyo uri cyo. Niyo mpamvu dusenga Imana yo kwa Abrahamu mu nzu. Impamvu nongeye kubwiriza iki ijambo rifite umutwe uyu nguyu, hari impamvu nongeye kubwiriza hano, ndasaga nka hari uwa kera ariko ndashaka kugira ngo yego hari impamvu Imana ugaruye. Dusenga Imana yo kwa Abrahamu mu nzu. Abrahamu na Isaka na Yakobo na Yosefu mwuzukuruza n'ibikirya, kubera Imana yamubwiye ngo nzaguhindura umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icyo wahindutse cyo upfuri cyo utakaza icyo uri cyo. Niyo mpamvu Abrahamu atigeze arwanira na Loti kibaya gitoshye. Yaramubwiye ngo wowe niba ubona ariho heza cyane genda nta kibazo, kuko genda umugisha aho nzakandagira hose hazahinduka umugisha. Iyo uri umunyamugisha, iyo wahindutse umugisha ntago urwana n'abantu, aho uhagaze hose hahinduka umugisha mu izina rya Yesu. Niyo abandi byanze urahahagarara bikemera. Abantu barahatana kubera ko bahatanira nyine ibintu batazi byari byo, ariko ubundi nta twebwe twararobanuwe, turobanurwa n'umwami, tuvanwa mu bandi bantu. Imana yakurobanuye ibona uri uw'agaciro ushoboye no kuzakora ibyo ishaka gukoresha. None se ubu ntiyaturobanuye turi indobanure. Imana rero ibwira umukecuru n'umusaza yuko undi mwaka nk'iki gihe ntago byashobokaga. Iyo dusomye Yesu azuka, sinzi impamvu ngiye nkunda gusoma ibintu nkabikoraho ubushakashatsi, bageze kumva barabazanya ngo ninde uri butubirindurire kino gitari kari kinini cyane, ngo ariko bararamye barabazanya bararamye ngo babone imva igitare cyabirindutse, kandi bagihanze amaso babonaga nta wakibirindura. None imva yari igiye mu kirere ko babonye kibirindutse ari uko barebye hejuru kandi imvira ku butaka. Mariko 20 nakangaye uza ko hasomura bibona mu Yesu azuka. None bishatse gusobanura iki? Bivuze ngo mu guhanga amaso ibyo byakunaniye nta kintu ushobora kubihinduraho, ahubwo mu kurara mukareba Imana ibirindura urabibona nk'ibidahari mu izina rya Yesu. Ibyo bintu wahanze amaso ukabona byaranze, hanga amaso Imana ibibirindura ibikubirindurire mu izina rya Yesu. Imana ibibirindure mu izina rya Yesu. Ahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo. Abarinzi barababwiye ngo ntimuvuge ko yazutse, turabaha n'ibirarane, turabaha ifeza nyinshi kuko abantu nitwabakira. Mugende muvuga ko mwari musinziriye nijoro bakaza bakagira gute bakamwiba, babaha amafaranga menshi nayo babambuye barataha. Imiryango yabo yari yarababaye yarakennye. Ibyo abiga teology n'andi makuru ubwo ariko namwe murabyumviraho, namwe ubwo mwakwishyuraho na makeya kuri school fees ya teology mwamwigiyemo. Nuko bati ko mwatinze byagenze bite? None rwose ko mwari mwarabuze ati rero yazutse ariko ntimubivuge, bayaduhaye yose na yayandi akira 500 800 akira. We madamu ceceke, batubwiye ko tuvuga ko bamutwibye dusinziriye nijoro, ariko baduhaye n'ibirarane, niyo mpamvu twatinze mutubabarire. Umugore rero n'amadeni n'ibiki muri quartier akikubita kwiduka. Umva di wowe shyiraho inyama 10 aho ngaho. 10 se na yanusu wajyanye ntiwanyishyuye, none ubu ngubu urashaka 10 urayafite wa mugore we? Yazutse shyiraho, yazutse fata, yazutse. Inde wazutse se? Yazutse. Ariko reba kubwira umugore ngo ntabivuge nawe. Yazutse. We nawe Yesu azukire mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. We Yesu yazutse nawe ntiwaceceka. Iyo yazukiye iwawe nawe ntago wabiceceka, n'abaturanyi barabimenya. Yarazutse n'amadeni arishyurwa.
n'ibirarane barabihabwa batari kuzabona. Waya nawe azukire mu buzima bwawe, azukane n'ibyawe byapfuye mu izina rya Yesu, azukane n'ibyo bakwambuye mu izina rya Yesu, azukane no kwishyura ziriya kereti zakunaniye. Urara ukora imibare umutwe warahiye, nazukana nabyo muri iri joro, ejo uzatera haleluya mu izina rya Yesu. Yazutse undi akaba yikojeje hariya, manura ibyo bitenge n'ayo makanzu n'ibyo. Iyo yazutse babimanura byose. Nawe azukire mu ikofi yawe no kuri konti yawe no kuri mobile money mu izina rya Yesu. Dusomye ijambo ry'Imana, nta nubwo turijya kure. Hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyageze gute? Igihe, ndashaka kuvuga ku gihe gato, iminota iraba igera. Igihe iyo kigeze n'umugore abyarira mu isoko, ntunkangishe ngo ufite imimayi, ngo ufite zarama, aho ntago waharenga aho ngaho. Ariko igihe ni cyiza, mwavuze ngo amina. Igihe cyo gutambe Eliya i Karumeli, igihe abandi batambye igihe kitaragera, ariko igihe kigeze Imana iramanuka. Imana ibashyira mu gihe, ibakure mu bihe mu izina rya Yesu. Iyo ugeze mu gihe cyawe ibintu bibidororike, nta mekanike bibamo, igihe kibyigizayo. Twavuze ngo amena. Jya umenya igihe, tegereza igihe gisobanura ibintu bigasobanuka. Hari umupasitori w'inshuti yanjye niho nzabwiriza ku cyumweru muri iyi minsi ndi mu Rwanda. Imana yampaye umugisha wo kubwiriza mu macaci menshi, kuba ndi hano. Muvandimwe twahuriye kwa Rugamba cyagihe nibwo twongeye guhana nimero. Cyumweru nzaba ndi Rwamagana ku pastor wahoze ayoboye Zion bita Pastor Fred inshuti yanjye. Ariko icyo nari nshatse kuvuga cyane si icyo. Buriya igihe Fred yayoboraga Zion agirana akabazo na gitwaza byo gushaka kubigarukaho. Ariko igihe cya Fred cyo kuba bishop ukuriye amatorero mu isi cyari cyageze. None ajyana n'abakristo bose amusigira inyubako yonyine. Yubaka urusengero ruruta urwo bari barubatse mbere, kandi barwubaka mu gihe gito gishoboka. None icyo nshaka kubwira ni iki? Buriya Imana ntago amavuta ya Dawidi, ariko mwavuze ngo amina cyane. Wenda reka nkoresha urundi rugero mutaza kubitwara mu yindi sanse. Buriya Abanyarwanda turabahanga, turi n'abavunjayi, ukuntu umuntu avunja ibintu. Imana iyo ugeze mu gihe cyawe ishobora guteza ikibazo wowe na mugenzi wawe kugira ngo isoze umugambi wayo ku buzima bwawe. Atari uko mwanganye, nta n'ikindi kibazo kindi, ahubwo ifite umugambi kuri umwe muri mwe, ishaka kuzamugeza aho ishaka, ibona mujyanye mutazagera nayo. Tuvuge ngo haleluya, tuvuge ngo haleluya. Se hariya twahurira umugabo ntiyasengeraga muri ADPR hano ejo bundi, ariko Imana yari bizi ko rusengero ruzahagarara hariya rukaba urwa mbere mu gihugu. Kandi buriya yubatse nka Rugamba, nawe uzubaka nkawe mu izina rya Yesu. Kandi Imana igiye kuguha imodoka itihagarika imbere y'abapolisi. Hari imodoka ibona abapolisi ikihagarika, bakaza kukubaza ngo bibaye ibiki, bakagusunikisha. Bira n'abazimu bazimu bashye. Imana iguha imodoka itihagarika imbere y'abapolisi. Kandi mbonye Imana iguha imodoka isa n'ukusa ko ngoko umaze gusana. Urabona ntago Imana yaguha ibintu udasa nabyo, ntago ishobora gukora icyo cyaha. Ibintu bidahwanye n'iyerekwa ryawe ntago Imana yabiguha. Niba utekereza akavatiri ka Suzuki ka kize ka kariya gatinya abapolisi kakaryama mu muhanda, abazimu bashye. Nanga imodoka itinya abapolisi. Ariko waruzi ko hari n'imodoka abapolisi batajya bahagarika? Barazizi, bavuga ngo umuntu watinyutse kugura iyi modoka nanjye ndamuha agaciro agende. Imana iguha imodoka iguhesha agaciro aho unyuze hose mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amina, twavuze ngo haleluya. Hari ubutunzi buhishwe Imana yahishiye abayubaha, yabuhisha ahantu nta n'umuntu wakoraho. Ayiwe, hari ibintu byacu bibitsa ahantu. Ayiwe, ndimo ndabibona Imana igiye gufungurira depa abantu bayubashye. Hari ibintu abantu biyise ko bafite badafite,
Imana igiye guha abantu bayo yabikiye ibintu byayo hariya hirya, ibintu byo kubaherekeza kuzarinda imvi zibaye uruyenzi, bitarimo abazimu, bitarimo abadayimoni bategereje bararindira barihangana bahamya Imana. Bagira ngo abagabo kuba tugihagaze tuvuga Imana muri ni twebwe. Uyu mugabo ntago amateka se muyazi, nta basigaye aho bigaragara. Murabazi bari bakomeye hano, giye nkanjye ugenda za Nairobi, Kampala, Tanzania, Dar es Salaam n'ahandi barahari bakera n'inkweto zabatobokeyeho. Hano bari bitangaza, murabazi ku mateleviziyo isi yose. Ariko hari ba Dawidi Imana yahishe mu ntama batazwi, vuga ngo igiti data tateye cyose kizarandurwa, naho cyapima toni 100 kirutwa n'agati gapima irobo data yateye akaba kaza. Ntazagira umuntu ukubeshya, ntazagira umuntu ukubeshya. Imana iza abantu bayo. Nawe wakwigira igitangaza ukajijisha abantu ukabasuka amazi uvomye Nyabugogo ngo yakuye mu Isiraheli. Imana iza aho wayavomye kureba. Zaburi ya 50:17 ngo ibyo bikora nka kureba nka kwihora ukibwira ko mpangwe nawe byose nzabishyira imbere yawe nkushishimure. Imana uzi ukuntu ishishimura, yagushishimurika kujugunya Kampala ukahasebera ngo sinzagaruka aho banzi, ikagushishimurika kujugunya ntaho gusanga nanjye nkagusuhuza, ntago nagucaho. Barambwiraga inkweto zantobokeyeho, ndavuga ntishobora byose yaremye ijuru n'isi, izangirira neza nitangira neza izarorera irera. Uyu mugabo baranzi ntago nzabeshyera. Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yayo mu izina rya Yesu. Ariko nabonye nk'ukuzi isura yenda kugaruka ndayiyoberwa. Ni mu Mutara Karangazi narafa yaragutabaye se cyana. Reka turabigaruka dushoje. Twavuze ngo amina, twavuze ngo haleluya. Umva wahamye Imana neza. Yohana yahamije Imana mu butayu. Imana yeza imikeri mu butayu, nta mikeri yari ihari, kugira ngo akomeze abone ibyarya. Ahamye Imana neza. Wahamye Imana mu butayu ikeza imikeri, mu butayu karya. Ayiwe imigina yose ihinduka ubuhura, Yohana ararya. Wahamye Imana neza muri iyi Kigali, Imana ikayihindura imikeri igahisha ukarya. Ayiwe ikaguhishiriza imikeri hano muri Kigali ugasarura. Ayiwe Imana yagusubiza kwibere nk'iryo yasubijeho Mose. Na nyina agaporofitiramo akajya ibwami akarya ahembwa akonsa n'umwana we. Ayiwe wahamye Imana neza na bene wanyu bagaprofitiramo bakaryaho. Disi hamye Imana neza wirebere ngo n'abana bawe baranywa bararya. Ayiwe Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu mbura uko nsobanura, ariko nuko Imana nayo ibasobanurira wa mugani wa babahungu. Umwuka wera ajya basobanurira. Mfite umwana, reka ntangwaho ubuhamya gato muri minota 5 nsigaranye. Nge nkunda gahunda cyane kugira ngo nabyo abantu benshi banziho nanone muri ubwo bibazo byose, ariko abantu bari banziho kutica gahunda. Sinjya nkunda ibintu byo kuprolonge ibintu ngo umuntu arinde uteza abantu mbutiyaje mu mutwe. Zikuteza abantu mbutiyaje mu mutwe bakagukorera imibare, nibyo wavuze bigapfa bikabangirikiramo. Gasigara bavuga sundi. Imana igiduha ubwenge cyane abigisha nkatwe ntabwo biba byoroshye. Okay, umwana wanjye w'imfura rero yitwa Kansime Peace Vision. Kansime Peace Vision. Undi yitwa Umwamikazi Beauty Esther. Niko bitwa Sevre, ntago ari brag sindi. Na Irabaruta Joshua na Gasaro Keza Sandrine na Gisa Fred Rwigema. Ubwo rero icyo nashaka kuvuga n'umukuru wenyine wenda ho gato atsinda ubushize agiye kujya muri mu wa 3 sogonderi. N'ubuhamya butoya cyane nawe bugukomeze. Mu byukuri ndi umuntu nk'abandi gutyo, nawe urabyumva muri quartier ukuntu nari imeze gutyo. Noneho Imana ikaba yampaye abana b'abahanga.
Imana ibaha ubwenge ndabasengera amanywa nijoro nubikomeza ibagura Amerika ziya Oceania n'Uburayi bazagende nk'ugenda iwabo mu nzu ibyo ntakoze bazabikore bazonka amashereka y'amahanga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu duturanye biganaga n'abanje bafite abana baravuga bati se umwana wawe kari umuhanga kweri natsinda bizagenda ndavuga nta kibazo Imana izamwigisha ikigo bazamuha nicyo azigaho. Arasi bigo ko by'ikije bihenze ati ubwo hari imyiteguro urimo urasha oya ningewe data yarabiteguye kuko Yesaya 50 papa yambwiye yuko abana banje bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazaba amahoro masa. Nta kibazo mfite uko mbikubwira ugeze baguha ubuhamya ukumirwa ku manywa y'ihanga bamwe bakavuga uriya mugabo ntago ari tayari n'ibyandi by'abarokore bataye umutwe. Aratsinda koko abo wa mbere no ku kigo atsinda ari uwa mbere haza umushinga vuga ngo haza umushinga utarabaga mu karere imbere y'Imana ihoraho yo mu ijuru mpagaze ahera ntago umushinga wahabaga. Vuga ngo hari ibintu Imana yazana ku mukiranutsi umwe wayo n'abandi bagaprofitiraho bakabaho. Oya ntago ari burage za stories uzaze ujye muri apajimusha tuzahamusanga tumusure urebe ibipapuro by'umushinga umurihirira cyangwa nzabikuzanira hano. Ndakubwira ngo ari Imana ishobora bingahe. Va mu manzaganya uve mu matiku uve mu byo bakubeshya hari Imana mu ijuru. Gitifu Muhoza Theogene inshuti yanjye arampamagara ati haje umushinga waza ukareba uko bimeze ati hari umuntu wandika ngo ndagenda niruka nibiki bati umushinga waje urashaka abana b'abahanga ukazana indangamanota ukazana ababyeyi ikigo n'ibiri ndagenda mba ndabizanye na za mituweli bati uyu nguyu niwe wari ukenewe urabona ko vuga ngo ni wowe ukenewe mu izina rya Yesu. Twavuze ngabe tuvuge ngo haleluya. Yesu yigeze ategeka isamaki zamukana amafaranga mu mazi kugira ngo ubutumwa bwiza butagira inkomyi bukomeze bwamamare. Vuga ngo hari amasamaki atabye ahantu afite ibintu bizakurengera kugira ngo izina ryayo kugira izina ry'Imana ryubahwe. Umva ntago Imana izatuma izina ryayo ritukwa. Hari amasamaki hariya atabye ubutunzi bwacu azayahamagara yapiza. Sabambwira gute umuzungu uri muri Amerika ndanamuzi nawe nzi pe Imana ahubwo imuha umugisha sinzi niyo yakura ariko Imana ikomeze simbizi ibyo ntago bindeba icyo ndeba nuko umwana wanjye yiga. Tuvuge ngo amina. Ubwo tujya mu nama irwamagana babaha amatora amakaye babaha ibikoresho byose nta ikintu ushinzwe no kuvuga ngo Imana irera nta ndobo nta mukoropesho nta karamu nta kayingura nta babahindurira amatora buri gihembwe n'amashuka n'amafaranga y'amatike n'ibintu z'abakobwa bakenera byose biba birunze aho mu nzu babaha iby'umwaka wose bakabyibikira n'ibitabo n'ibikira byose hari n'ibyo babaha mbona bidakenewe ariko ahubwo agasagurira na murumuna we ibintu bikagenda neza nanjye nkakomeza nkamamaza ubwami. Amamaza Imana ikwamamaze mu izina rya Yesu. Abantu bariyamamaje bapfa batamamaye. Niba ushaka kwamamara amamaza Imana izi kwamamaza mu izina rya Yesu ikwamamazanye n'abawe. Okay? Umwana ariga ameze neza aratsinda neza na murumuna we ubungu bejo yarakoze icya leta nawe n'ibintu biraho ibintu baba barimo no kunyereza abana banje ntago ari ibintu byo kwirirwa bashyuha umutwe. Yari data wabivuze. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka bahire kurusha mbere. Kubaha Imana nta mekaniki iba ku buzima bwawe. Ibintu byose bibidororike muri Kristo Yesu. Imana yabwiye Gideyoni mu cyambere cy'ubudehe iramubwira ngo nubwo usekura ingano kwa Yowasi ariko uri umunyambaraga uzakora ibyananiye amajenerali n'amakoroneri niwe uzacogoza abamidiyani. Gideyoni aravuga ngo iwacu mu cyambere cy'ubudehe kwa Yowasi abantu batishoboye bameze gutya nta kose nakoze sinigeze mbana roko defense nta gushoto kuriya kujye ukanyuma nta gako nta gabiro nta gishari urambwira ko yacogoza abamidiyani ariko Uwiteka aramubwira ngo gabanya amagambo jewe nzabana nawe. Twavuze ngo haleluya. Oya bana amagambo yo kuvuga kati porome kanje genda nize siniyasigiye nta na mwene wacu ngira. Umva akira kubana n'Imana mu izina rya Yesu. Va mu mibare ya so na so wanyu na tantine na anko
Imana iramubwira ngo wowe kutize nta bonjour nta morning ntuzajya mu Burusiya kugura katiyusha ntacyo wavugayo. Fata ibibindi byamenetse hariya mu kabagari nkwereke icyo dukora. Umva wowe ibyo ugaya bikwegereye emerera Imana ubane nayo nibyo ishaka gukorana nawe. Irakoresha ibyo ugaya. Ibyo bikurenze nyine nta ariko Imana irakoresha ibyo ufite. Ariko niba ubyumvise avuge ngo haleluya. Imana igira ibyo yefasa kandi igira ibyo yandika mu izina ryande. Agaciro ni Kristo, agaciro si ikindi cyari cyo cyose. Agaciro si ikigeragezo, agaciro naho ikigeragezo kigusanze. Amazi naho yarenga inkombe ntiyarenga ijambo Imana yagize gute. Yavuze hakurya ntago yavuze mu nyanja. Kura amaso ku muraba uhanga agaciro ijambo data yavuze mbere y'umuraba. Abantu benshi bagera mu muraba induri kavuga bagakangura Yesu bati Yesu ariko agaciro si umuraba. Yarakangutse arababaza n'ababwiye ngo iki batubwiye ko tugiye hakurya. None saha ni hakurya ko munsakuriza bimeze bite. Yesu ariryamira batari ko wa mugabo we nababwiye ko tugiye hakurya mureke kunsakuriza. Abo yabwiye hakurya tuvuge ngo amen. Mukura amaso ku muraba muhagazemo. Imana yavuze hakurya. Imana ntago yitaye ko kuba waburaye, yitaye kuri depo uzagaburira abakene yavuganye nawe. Naho waburara uyu munsi nta kibazo Imana ifite. Iherekeza ijambo yavuze kugira ngo izarisohoze. Umva kuba bagusohoye mu nzu uyu munsi nta kibazo ifite. Ahubwo ifitanye ikibazo n'inzu yakubwiye uzubaka zizakodeshwa hariya hirya. Nawe ugacumbikira abandi nizo barimo bubaka hariya hirya. Twavuze ngo amina cyane. Wowe urarira inkweto abandi bararira ikirenge. Tekereza. Urarira ko inkweto zatobotse. Byari impamvu wabonaga ndisereye no mu butayu bwanjye. Nahuraga n'umuntu utagira ikirenge, inkweto yanjye yaratobotse ariko harimo ikirenge kizima, nkumva nshubijwemo imbaraga. Tekereza kurira inkweto hari umuntu urira ikirenge. Nta gushobora. Tekereza ariko abantu bakuye ku mata ku isukari ku munyu bafite amagorofa ahangaha n'amamodoka n'ibihindana n'amafamu y'inka bakamubwira ngo nureba n'amata gusa kuyareba uzahita urwara pressure. Ntago nzaca ahantu handitse ngo hano hari amata aryoshye ntayanyoye. Ntago bibaho. Kereka nayahaze. Kuko abayakama ntibayanywa barayababujije. Yaravuze ngo nzakenyuruza abami n'abatware ngende mbakenyeza mukomeze mu nyamamaze neza. Ntago ari gihe watumye barwara simbavuze ntago ari gihe wabibateye. Ariko reka mbabwire. Nge nigeze kuba mu gipangu cy'umuntu utarya ubuto. Afite amazu nka 200. Twarakarangaga gahunga igipangu ari iki. Aho kugira ngo umpayo mazu mbewe nabagewe nkakodesha iwe nkakaranga. Ayiwe ubu buzima bukinisha. Wowe uragotomera ibyaye amata ibi amashi amajyu isa y'inyanja ya Nyabisinda yazamu za Marite byose ukubituguru kugenda. Habiri n'iserero ugenda uvuga ngo ishobora byose. Ariko mwayacyubahira mwakagira abana. Twavuze ngo amina cyane. Tuvuga ngo haleluya. Urambwira ngo uri boss ngo ufite ibiki n'ibiki. Waruzi umwuka hariya barimo bishura buri saha hariya. Nta gitaje yawe wayihumekera icyumweru kimwe wowe. Urambwira ngo uri boss wahe. Itaje yawe ukaba wayihumekera icyumweru kimwe Faisal hariya wangaye. Genda urebe barakubiro bararebera muri mashine hariya. Bahamaze imyaka amataje yabashizeho. Agaciro ni Kristo mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Agaciro ni Kristo mu buzima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mushumba nyagasana guhire kurusha mbere kandi mu gihe cyose tuzaba tukiriho nukuri tuzabana kandi dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Naba ndi mu Rwanda, naba ndi Kenya, naba ndi muri Amerika, naba ndi Canada byose birashoboka ariko icyo nzi cyo turabavandimwe namwe bavandimwe dufataniriza hamwe kuzabona Kristo agarutse. Ndagushimiye Jehova Imana Shameri Shaddai igikitse cy'inganza marumbu. Uri isambi tarumbu uri papa w'imfubyi umugabo wapfakaza ukita ku batagira shinge na rugero. Izina ryawe ryubahwe abantu bariyubahishije ariko izina ryawe ryongere ryubahwe. Izina ryawe ryubahwe mu mitima y'abantu bawe. Izina ryawe ryubahwe muri iri torero muri iri teraniro by'umwihariko. Ubwami bwawe buze mu ngo zabo mu buzima bwabo mu byo bakora byose mu izina rya Yesu Kristo.
nongeye kunetarariza imigambi ya shitani katika jina la Yesu. Ndakubita hasi imigambi y'abarozi n'abadayimo. Tanga amahoro mu ngo, uha abana bacu agakiza, abatubona badakijijwe, wagure business zacu, uvugana n'imisozi ihagaze imbere yacu, kuko wavuganye n'umusozi imbere z'Urubabeli ukawuhindura ikibaya. Duciye bugufi turi abana uri papa, ubushake bwawe n'icyubahiro bikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.